ngewe iyo namaraga kunywa inzoga ntago ntukana ntago ndwana ndishima ariko ndaceceka ntago mvuga ntago nyine mvuga amagambo menshi ndaceceka nk'abagabo bagusengereraga we asanga buri muntu wese afite abayoboke be kubera ko hari ibyo yashyizeho urumva icyo kintu yego noneho ngewe rero ibyo byose narabishyize hari umuntu w'inzoga akumva yatukana hari umuntu w'inzoga akinyarira biterwa nyine n'umuntu ukuntu umubiri we uteye cyangwa se n'ukuntu inzoga zimufata hari afite urundi rwego yagezeho kandi sabe ni umuntu uri poze nyine utuje utuntu twiwe ntabwo ibintu byiwe sinzi impamvu ibintu byiwe nyine ashaka ko niba binamenyekane ariko bimenyekane biciye ku bandi bantu atari we binyuzeho yego ndagusuhuje wowe aho uri uherereye hose ukurikirana Mugisha live Imana iguhe umugisha urakanze subscribe rwose wakanze mu Mugisha kandi nawe utarayikora muri ahomba umugisha nyiza ngo kandeho undi wibere mu Mugisha ugaragara ko kanya ariwo Mugisha live na Bobo basuhuza yego rero turagenda twirukanka cyane turabashimira aho tugeze ni ku bwanyu yaba ari twebwe twenyene ntago twakwishoboza rero mukomeze mudutere inkunga turi mu gikorwa cyo gushaka buryo ki twabona ibikoresho by'Umugisha live wowe ufite umutima cyangwa waradukunze cyangwa se wumva ko ari cyo wakoraho ugende kuri iyo nimero iri munsi y'ikiganiro cyangwa tuvugishe kuri 0788449416 cyangwa 0785588611 yego turi kumwe na company yitwa Buy Forza ni company guhuza n'umuguzi n'umugurisha ni company idasaba umukomisiyoneri ujya muri link ndayishyiramo hasi muri commentaire winjiremo iyo ufite inzu cyangwa ikintu ugurisha wowe winjira muri link ukagipostingamo gusa umuguzi araza mukivuganira kandi niyo ufite ushaka ikigura nabwo winjiramo muri iyo link ukarebamo byose babirimo n'ikiri hanze ugitura gidutuma tukakikuzanira rwose tukakikuzanira yego nabwo rero ushobora gusaba ubundi busobanuro waduhamagara kuri iyo nimero maze gutanga ubundi tukagusobanurira ni company yizewe kandi ikora neza itajya andi manyanga bese nta mukomisiyoneri ubamo ibintu byo gusaba ngo bantu tanga ya visite ibyo biveho ibintu twageze muri technology ni online yego reka ndekeraho imbere ya kamera ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane muri aho muraho neza ko witonze cyane si byo byiza se kusa neza urakoze umwaka utangiye ute neza kumwe nande na Grace gra kuri seriye uruhamo nuko akari bw'ikiganiro kigitangira mwana uruhamo iyo umuntu abaye seriye arankanga kandi ntangiranye na vibe Grace umwaka wa 2024 kugendekeye gute nawuhuye muri ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitari byiza ariko ndashima Imana ko warangiye nkatangira undi yego ni nk'iki gikomeye utajya wibagirwa 2024 wahuriyemo nacyo cyagusigiye igikomere ni ibanga ntabwo ari ngombwa ko mbivuga kuri kamera 2024 hari igihe twibanda ku bibi gusa ariko se hari ibyiza wabonyemo ni nk'igiki cyagushimishije kuruta ibindi ngewe rero ukuntu mfata ibintu by'imyaka iyo mbonye umwaka urangiye nshima Imana kubera ko hari abantu uba wajyanye bagapfa cyangwa se hari abandi babahuye n'ingorane zitandukanye kandi zigoye ziruta n'izo wahuye nazo burangi ikintu nemera mu buzima nemera kuba uriho uri muzima utarwaye utari mu bitaro mba nekereza ko uko byagenda kose uri umukandida w'ibyisi 2025 muri uku kwa mbere turi gusa nkaho tugezemo kure ni ukwezi kukumereye gute n'umwaka utangiye gute uku kwezi kuratuje cyane sinzi niba namwe muri kubibona ubu kuratuje kuratuje pe
kuratuje kubera ko mu bintu byoroshye. Ikindi nanone ukwezi kwa mbere buriya n'amasaha yako yihuta vuba vuba ntumenye n'igihe kurangiriye. Rero ngenda abona gutuje, abantu benshi baba batangiranye ingamba byagera hagati zikanga. Urabona formule. Okay. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka utangiranye n'inkuru zitandukanye. Ujuba mu bintu ugira idini barizwamo. Ntaryo kubera ngewe ibintu by'amadini ntago mbikunda kubera ko igituma nabikunda mbona bakurura bishyira guteze kubera ko buri muntu wese agira ibyo agenderaho ngo ngendera kuri ibi, undi nawe ati ngewe biriya sibyo ngenderaho, ati ngendagendera kuri ibi mugenzi wanjye atagenderaho. Muri make rero ugasanga buri muntu wese afite abayoboke be kubera ko hari ibyo yashyizeho. Urumva icyo kintu? Noneho ngewe rero ibyo byose narabishyize hasi, nabishyize ku ruhande ndavuga ni ngenzanya ngendera ku by'umutima wanjye ugize gute untegeka cyangwa se nge nshaka. Wumvira ijambo ry'Imana se? Mu mutima wanjye mfite Bibiliya ndayisoma ubundi ngasenga Imana. Shaka ko waretse idini? Dini ntaryo. Zunze washingiye uzashyingirwa nande? Hari igihe nzaba narabitekerejeho wenda narabonye aho mbarizwa kubera ko ikintu gituma rega ntabona aho mbarizwa no kubera ko hari ibikorwa mbona mu madini bitanyubaka. Urugero biramba baza mbona ku mbuga nkoranyambaga rw'abapasiteri birukanywe ngo bafatiwe ngo mu businzi. Nabora nuko nabibonye ariko ntago mbifitiye bihamya. Amakuru ntabwo nari inyaza. Nanjye ntago mbifitiye bihamya, nanjye nuko nabibonye. Ariko ngewe iyo mbonye ikintu nk'icyo noneho ikintu mitangorange mitamvuga uko mbyumva. Kuko nge ntago mbashaka abantu bazanera amabuye. Iyo nkuru wayumvisha ute? Ubu ise nicara neza. Ngewe ukuntu rero nabyumvishije ni kumwe naratekereje nese mu pasiteri araza akabwiriza abantu akababwira ati kunywa inzoga n'icyaha, akababwira ibibi byayo, yarangiza wakarenga akajya kuyinywa. Abantu barabafashe abo bashumba ngo barirukanywe simbizi cyangwa bari no mu manza simbizi, ariko uko byagenda kose niba umuntu akubujije ikintu azi neza ko ari ikosa kubera iki warikora se byari n'icyaha, kandi ariko bigisha abayoboke babo ngo kunywa inzoga n'icyaha, ariko kandi bo barangiza bakazinywa bihishe. Wowe ubifata ute? Nge mbifata karinda nini none se wabujije umuntu ikintu wowe nurangiza urakikoresheje urakinyweye urumva atarinda nini ufite. Kandi reka nkubwire Bobo, hari igihe umuntu si ubona uko ngo kuri umusore ukungana, hari igihe nshobora kuza akubwira ni Bobo rero wowe iyo pantaro y'itise wambaye n'iyo shati ibyo bintu Imana irabyanga kuko ujye wambara ikintu iki n'iki. Kandi rero uwo mwenda wuguze uwukunze wagiye mu isoko utanga amafaranga yawe uwukunze, none ndawukubujije ngiye kukwambika ngewe ibyo nifuza, wowe ibyo wifuzaga ndabikwambuye. Ubwo se urumva atari umutima mubi ngemba nkuzanyeho? Nese wasanga ko nyumusanze Imana itabyemera. Ariko se ibintu Imana yanga ko yabitubwiye ko Bibiliya ihari bajya kwiyongereraho ibyabo bashaka iki? Nuko abo pasiteri babasanze mu kabari Oya ni bisanzwe ni ibintu byabo nta nubwo bikiri gitangaza. Ibyo ni ibintu byamenyerewe. Ahubwo ngiye ikintu mba nifuza nibirangire. Ntibarangira agacupa bagasome kuko baragakunda. Berure bamere nk'abandi bose. Agacupa bagasome bakanywe bagashaka. Kubera ko reka nibyo je wundi narindi kubabwira. Nta muntu baho wahishinda Bobo. Kuko indiri imbere. Nta muntu hishinda. Yego. Sibwo wayihishote. Akujya unywa byere? Ngewe narayinywaga ariko narayiretse. Iyo wamaraga kunywa byere wakurikizagaho iki? Ngewe iyo namaraga kunywa inzoga ntago ntukana, ntago ndwana, ndishima ariko ndaceceka, ntago mvuga. Ntago nyine mvuga amagambo menshi, ndaceceka. Nk'abagabo bagusengereraga wenda n'urugero. Twarishimaga tugatera story. Iyo bamaga kungusinda, bakurikizaga gushaka iki? Hari abantu benshi bazi ko nyine inzoga buri muntu wese agira vibe ze. Yego. Buri muntu wese agira vibe ze. Ntago wajanjinga umuntu ngo kunywa inzoga ngo zituma umuntu mera gutya na gutya. Biterwa.
pe hari umuntu uzinywa ku buryo amubwira uti mana yanjye reka inzoga pe kuko si ibintu byawe kubera ko nyine arazinywa zikamwangiza ariko bobo aka kanya hari n'umuntu wanywa inzoga ntunamenye ko azinywa hari n'abazinywa ariko ngo bagahita bashaka kuryama ibyo bibaho hari umuntu unywa inzoga pe agahita yumva ko ikiri imbere ni ugukora sex sibyo hari umuntu unywa inzoga akumva afite imbaraga akumva yarwana hari umuntu unywa inzoga akumva yatukana hari umuntu unywa inzoga akinyarira biterwa nyine n'umuntu ukuntu umubiri we uteye cyangwa se n'ukuntu inzoga zimufata hari n'umuntu rero unywa inzoga ntubimenye kuba umurokore cyangwa umupasiteri cyangwa umuvugabutumwa yashinga akabari ko mu bizinesi ntayinywa ariko ashinze akabari hari icyo byaba ibyishe muri sosiyete uko byagenda kose abantu bose bafite utubari ntago ariko banywa inzoga yego ubwo ndagusubije rero nta kintu bitwaye ntacyo bitwaye ni bizinesi nk'izindi muri amasharire nari mu kazi ahubwo yari yaratinze yes cyane none yigeze kwivugira ngo agiye kwigisha abantu buraya ku bagabo babo ntago byoroherejwe yarabivuze se ko n'umunwa we uburaya se aragiye kubigisha gute umugabo nk'umwe akwigisha uburaya wakora ku mugabo wawe yapana handi uburaya se nyaburaya cyangwa se ahubwo mwigisha uko yakubaha umugabo we cyangwa se uko yakubaha urugo rwe nyine yaravuze ko kugira ngo mube indaya handi agiye kubigisha uburyo mugiye kuba indaya ku bagabo ubwo buraya arabuzi ese wakwigisha icyo utamenye ntawamenya yego agize atyo uramwiboneye yishingiye roji oya njya numva amakuru avuga ko iranuza atari yiwe ari yande ashobora kuba yishumbye ni amakuru numva ku mihanda sinja ko byemeza nka Grace numva bavuga ko iriya ari ya Sabe oya niwe akaba ari manager se ya byashoboka kubera ko mama Charlene afite urundi rwego yagezeho kandi Sabe no umuntu uri pose nyine utuje utuntu twiwe ntago ibintu byiwe sinzi impamvu ibintu byiwe nyine ashaka ko niba binamenyekane ariko bimenyekane biciye ku bandi bantu atari we binyuzeho turabimenya ubwo rero byashoboka ariko ni amakuru twumva ku mihanda kimwe nuko yego uriya mugore se we amafaranga ntiyayagira akanayishingira nawe yayishinga ubundi se abagore b'iyi minsi ko basigaye bafite amafaranga kurusha abagabo yanayishinga da musigaye mumeze neza sigaye bafite amafaranga yanayubaka ese ko dukora rimwe muhembwa mwikoreramo yanayishinga kuba yayishinga nabonye abantu benshi bamwiha nk'umugore ndakubaza mu rwego nk'umugore kuba umugore yakwiyimbira bizinesi ngo yuko ari murokore ariko ubundi njye hari ikintu naje gusanga hari umuntu ubaho unoza rubanda iyo wicaye ukavugisha ukuri ukaba